Ni inkuru navuga ngo imwe mu nkuru zitangaje zakomeje kugenda zivugwa cyane cyane kuri uyu munsi. Inkuru y'urukundo uyu Dr Nsabimana yabeshye uyu muganga Chantal. Uyu Dr Nsabimana rero akaba yarigeze kuba minisitiri w'ibikorwa remezo hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse ngira ngo mbyibuka nk'ibyabaye ejo uyu Dr Nsabimana rwose agirwa minisitiri w'ibikorwa remezo. Rero uyu nguyu Chantal yagiye kurega uyu Dr Nsabimana amurega ko yamubeshye urukundo. Ni igihe rero navuga ngo bari bakiri batoya, kubera ko buriya iyo abantu batarashaka navuga ko baba bakiri mu myaka yabo y'ubutoya, ntabwo bari bareba isi neza ngo bamenye icyo ari cyo. So rero muri iyo myaka yabo bari bakiri abakene kamwe mu birumvikana. So uyu Dr rero Nsabimana ngo yabeshye urukundo uyu Chantal, ndetse ni byinshi uyu Chantal yasobanuye ubwo bari mu rukiko, ari nabyo tugiye kuba tunyuramo kugira ngo turebe ibyo ari byo, dore ko ari urubanza navuga ngo rwabereye benshi urujijo, kubera ko ni ibintu bitari bisanzwe kubona umuntu aza kurega undi kubera ko ngo yamubeshye ibitangaza by'urukundo. So rero uyu Dr Nsabimana nk'uko bagenda babivuga ngo hari muri 2010, ubwo aba bombi n'ubundi bari bakiri batoya ariko bitegura kuba barushinga kubera urukundo rudasanzwe bakundanaga. So rero uyu Dr Nsabimana yemeranya n'uyu Chantal, dore ko uyu Chantal izina rindi yitwa muganga Chantal. So bemeranye yuko bagomba kubana, ariko bakabana nta kintu cyitwa ubukwe bakoze, kubera ko ubushobozi icyo gihe bwari bukeya, ndetse nk'uko agenda bitangaza avuga ko rwose bibaniraga mu bukene bwabo, ndetse bemeza ko bagomba kubana muri icyo gihe. Cyakora ikintu bari gukora ngo bari kujya imbere y'umurenge, maze ubundi bakerekana nyine bagasezerana imbere y'umurenge gusa bisanzwe tu. Noneho byatumye uyu muganga Chantal agenda abibwira n'umuryango we. Umuryango we urabyumva, nta kibazo bigeze babigiraho, kubera ko nyine nk'umukobwa wese wari ushaka umugabo, cyangwa se uyu mukobwa ashaka umugabo, murabizi ukuntu biba bimeze, nta kintu kindi nyine wamugiraho inama ngo abashe kuba yabyumva. Rero umuryango warabyakiriye, witegura yuko ugiye kuba nyine babona umukwe ari we uyu Dr Nsabimana. So rero uyu Dr Nsabimana niba nyuma wenda yaraje kubitekerezaho niba byaragenze bite, yagiye kumva uyu Chantal yagiye kumva yumva uyu Nsabimana yagize gutya yishakira undi mugore utari uyu Nsabimana. Rero ibyo ngibyo byamuteye depression idasanzwe, bimutera ihungabana ridasanzwe, ndetse avuga ko byamuteye indwara zimwe na zimwe zidakira, harimo nk'izo za depression, nk'iyo mivuduko y'amaraso, kubera guhangayika cyane ahora abitekerezaho. Ndetse kugeza kuri ubu ngubu yanasinye ko nta wundi mugabo ashobora kuzashaka utari uyu nguyu. Mu gihe atabonye uyu nguyu, ibyo gushaka ntago azigera abikozwa, bitewe n'uko uyu mugabo yaramuhemukiye cyane, ngo bikomeye cyane, bitewe n'uko yari yaramwimariyemo. Ngira ngo urabyumva, iyo wemereye umusore ukavuga uti ngenda guha ibyanjye byose, ndemera rwose ngende nta n'ubukwe nkoze, birumvikana ko uyu muganga Chantal yamukundaga urukundo rw'indengakamere. Nk'uko rero urubanza rwabaye ku munsi w'ejo, hari ku itariki 16 Nzeri 2025, rubera hariya mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, niho habereye runo rubanza. Dore ko hari uwunganira mu mategeko uyu muganga Chantal, akagenda nawe abisobanura neza, agaragaza yuko n'ubundi izi manza zimeze gutya zahozeho ku bw'abami, ko umuntu yagiraga gutya yabeshya undi bijyanye n'urukundo cyangwa se bijyanye n'inkundo, yagirwaga gutyo nyine agahanwa byemewe n'amategeko. Akavuga ko nyine bino bintu byahozeho, nubwo bamwe bashobora kubyumva bakumva ni ibintu bishyashya, dore ko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bimeze nk'aho ari ibintu bishyashya, nubwambere ikirego nk'iki ngiki nyine kije. Ndetse n'uyu Dr Nsabimana akaba yarafite umwunganira mu mategeko, dore ko ku rubanza rwabaye ku munsi w'ejo we ntabwo yari ahari, wenda hari bitewe n'akazi kenshi yari afite, dore ko guhagararirwa mu mategeko ni ibintu byemewe, niyo mpamvu nyine abantu bashaka bahagarara mu mategeko, kubera ko bataba bize nyine mu bushobozi bwabo, mu mivugire yabo, cyangwa se kwiburanira, kubera ko hari abandi baba barabyize cyangwa se barabiminujemo muri byo, bagashyira imirongo ku yindi ku murongo kugira ngo babashe kuba ba making sense
mu bintu nyine baba barimo kuvuga. So rero dukomeje wenda kugira ngo nkubwire byinshi bijyanye n'uru rubanza rwabaye ku munsi w'ejo. So urubanza rwarabaye, uribaza ngo uyu Chantal yaregaga iki? Yaregaga ko kuba uyu Nsabimana yaramwanze byamusigiye uburwayi budakira, harimo nk'umuvuduko, harimo guhinduka k'uruhu, ndetse muganga we ngo akaba yaramubwiye ko rwose hatagize igikorwa ngo abone ubuvuzi bw'ibanze ashobora kuzapfa. Ni uko nguko we yasobanuraga ibintu abivuga. Rero akavuga ko ari kurega uyu Dr Nsabimana amwaka ndetse n'indishyi y'uko yamutesheje igihe, akarinda iyo asaza akagira imyaka nk'iyo agize nta mugabo afite, kubera ko yamutesheje igihe, ndetse ibintu byo gushaka bigahita bimuvamo muri we, akumva ko abahungu bose nyine ari kimwe, akumva ko abahungu bose nyine ari abahemu, bitewe n'uko ngira ngo wenda bashije kwitegereza nk'iyi foto uri kubona ko ni umugore, ntabwo namwita umugore ahubwo ni umukobwa wavuye mu bukobwa, n'ubundi ubukobwa bwe atabubyaje umusaruro niko navuga, kubera ko aho tugeze ahangaha uri kubona ko ashaje, kandi kugira ngo abone umugabo kuri iyi myaka rwose uri kubona ko bitoroshye. Rero ikindi kigaragaza ko uwitwa Dr Nsabimana yamutesheje igihe, uyu Ernest Nsabimana kabisa yamutesheje igihe. Rero ibyo byose akaba ari byo aregera, akavuga ko nyine ashaka indishyi y'akababaro y'icyo gihe cyose yabashije kuba yamutesha. So ngayo nguko uri kumva iby'iyi minsi ntago byoroshye habe na gatoya. Rero uhagarariye mu mategeko uyu Dr Ernest Nsabimana akavuga ko ibingibi nyine runo rubanza nta shingiro rufite, akaba avuga ko rwose ibingibi bigamije kwangiza izina cyangwa se icyo nakita icyubahiro cy'uyu mugabo nyine yari asanzwe afite mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akavuga ko bino nyine ari ukumwangiriza igihe, mu gihe nta kimenyetso nyine kigaragaza cy'ibyo nyine ari kugenda ashinjwa, dore ko ibingibi byose nubwo biri kugenda bivugwa nyine biri mu magambo gusa, ariko uyu mukobwa akagaruka inyuma akavuga ati ngewe twarakundanye, ati tugera igihe cyo kurushinga, ati birangira yishakiye undi, kandi mu by'ukuri twarakundanaga ndetse aza no kubivamo ntazi n'icyo ampoye, dore ko hari iyo aza kubimubwira nyine wenda yari kwiyakira, akumva ko ibintu nyine ari uko bimeze, akaba yafata umwanzuro nyine akaba yakishakishiriza n'ahandi, dore ko yari afite abantu nyine batari bakeya wenda bamurebaga bakumva baramwishime cyangwa se baramukunze, ntabwo ari kubura umugabo. Rero akavuga ko we rero uyu Dr Nsabimana nyine icyo yakoze ari ukumutesha igihe ndetse n'umwanya, akaba agejeje igihe navuga ngo cy'ubukure, nta mugabo nta mwana. Rero akaba ari kuregera indishyi z'akababaro, ndetse kugeza kuri ubu ngubu bakaba baramwandikiye imiti irenga ibihumbi 400, kugeza kuri ubu ngubu akaba nta n'ubushobozi afite bwo kuba yayishyura. Akaba asaba ko uyu Dr Nsabimana nyine yamufasha akaba yayimwishyurira, ngo dore ko ari kenshi yakunze kujya aza no kumureba, yamuhamagara ntayifate, yajya kumureba ntamubone, dore ko ngo nyuma y'uko bamaze gutandukana muri za 2010 na gutyo nyine, yahise avanga umuntu ukomeye cyane. Mwibutsa ko uyu Dr Nsabimana Ernest yabaye minisitiri hano w'ibikorwa remezo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Urumva ko ni umuntu utoroheje. Ndibuka ko mu mateka ye yigeze kuba na mwarimu wa za kaminuza zigiye zitandukanye, dore ko kwitwa Dr uri umuntu ukomeye cyane, dore ko uyu nguyu yize ibintu bijyanye na engineering hirya no hino hagiye hatandukanye, yaba mu Bushinwa ndetse na hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hose ni ahantu yabashije kuba yakiga kugira ngo agire impamyabumenyi zo kuba yakitwa dogiteri kuri uyu munsi wa none. Bivuze ko nyine ni umuntu ukomeye. Rero yaje kwishakira undi mugore kuri ubu ngubu akaba ari nawe babana. Rero uyu nguyu wundi akaba ari kugenda ari kuregera indishyi z'akababaro, avuga ko rwose yateshejwe igihe ndetse bikamusigira n'uburwayi budakira. Rero akaba ari no gusaba abagira neza
bo kuba bamufasha kugira ngo abashe kuba yavurwa cyangwa se kuba yakira. So ngayo nguko nta bindi birenze biri kugenda bivugwa hirya no hino, usibye inkuru nk'izi ngizi ziba zitangaje ziri kugenda zigarukwaho cyane cyane. So murakoze cyane rero, yari Kigali Hot Celebs Entertainment, amakuru yo nakagaruka.